hari imiti. Niba ufite ubukene Imana yaguha amaboko ukora cyane, amafaranga ari mu mabanke. Niba ushaka gutunga imodoka hari inganda zizikora, tunga nawe ukore cyane, ushyira imbaraga mu ukoramo ku mifuko, ukore ejo uzagura imodoka. Ibyo rero nubwo bibabwira mu by'ukuri hari kiriho cyitwa cryptocurrency, amafaranga, imbaraga z'amafaranga, sibyo? Amafaranga twaje tuyabona mu ntege nke, ariko ubu tuvugana hariho icyitwa imbaraga z'amafaranga. Amafaranga arenza yandi. Nakunze kubabwira bura nta mukuru utagira mukuru we, sibyo? Ariko n'amafaranga buragira mukuru wayo. Mukuru wayo rero nta wundi ni cryptocurrency. Ubu tuvugana cryptocurrency hari zamaze gusiga abantu. Hari zamaze gusiga abantu. Iyo tuvuga Bitcoin ubu tuvugana kwitunga biragoye. Ntabwo ari byoroshye gutyo gusa, ntabwo ari ikintu wapfa kwisukira gutyo, biragoye kuko bisaba cash, bisaba kuba nyine ufite amafaranga ukajya kwivunjisha n'ivunjishwa, ukavunjisha nawe ugahabwa iyo cryptocurrency, ugatanga amafaranga cyangwa se ugatanga amadolari cyangwa se so nuvango. Rero iyo mvuze cryptocurrency